intsinzi bana u Rwanda intsinzi genda ireba intsinzi mu bice byose intsinzi bana u Rwanda intsinzi genda ireba intsinzi mu bice byose intsinzi bana u Rwanda intsinzi genda ireba intsinzi mu bice byose intsinzi bana u Rwanda intsinzi genda ireba intsinzi hari uwanga umwana kereka bamwe na bamwe n'uwo umugore ubyara n'umugabo umuhungu akanga umwana akavuga ati jyewe se bundi jyewe uwakoze umuti jyenyine. gukora umuti ubwo bishatse kuvuga iki? iyo bakwiyambaza iyo barengera ubasabire uduhatirwe kuri Yezu ushimishe mu byo dukora dufashe gukiza isi tumereho kumwambara mu Rwanda yari yambaye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yari yambaye wacu yari yambaye niwe yarwanya urugamba yari yambaye bahise bacecekana yari yambaye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yari ingabo z'u Rwanda zaje zambaye tariki ya 5 bari bambaye ingabo z'u Rwanda zafashe u Rwanda bari bambaye yari yambaye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yari yambaye 94 bari bambaye Perezida wacu yari yambaye ku itariki ya 4 yari yambaye Perezida wa Repubulika yarwanya urugamba yari yambaye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yari yambaye uwo mubyeyi wacu tumuririmbe tumurimundu n'umubyeyi wacu yari yambaye 94 yari yambaye Perezida wacu yari yambaye ku itariki ya 4 yari yambaye Perezida wacu yarwanya urugamba yari yambaye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yari yambaye 94 yari yambaye ingabo z'u Rwanda zari zambaye ku ya 5 bari bambaye ingabo z'u Rwanda zafashe u Rwanda bari yambaye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yari yambaye hari n'akandi kabyino rero nshaka kubabwira kerekeranye na perezida nanone taya ni murare ntwari w'ingabo Perezida wacu ntwari w'ingabo z'u Rwanda ntwari we yazireze neza intwari ziraje ngaya ni murare ntwari we nzarara ndirimba ntwari we nzabyina bukeye intwari ziraje ngaya ni murare ntwari we ingabo z'u Rwanda ntwari we 94 ntwari we ku itariki ya 5 ntwari we ingabo z'u Rwanda niho zarwanya zafashe u Rwanda intwari ziraje. ntabwo biba byoroshye guys kugera kwa Mariya ni urukerereza. Mariya arakuririmbira, Mariya arasiga, mbese nyine ibintu bikaba bicika. Twabakire twabahaye ikaze, ni kuri Peto TV show niho biba biri kubera. Umubyeyi wacu Mariya dukunda cyane, tuba twavuze ngo reka tumusure, reka tumugereho twumve uko ibintu bimeze. Mariya, ibintu bimeze bite? Ni byiza. Urashima Imana? Ndashima Imana kandi namwe ndabashima. Ndashima Imana yabampaye yabanzaniye, ndashima ibikorwa mu nkorera, nta kindi nabikesha kereka Yezu wenyine hamwe namwe. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo natwe twiyemeje kuzagerageza kukuba hafi, mbese
iminsi usigaje muri ubu buzima, Imana nidushoboza ikaturinda, tuzaba turi kumwe nkawe nk'abana bawe. Nterekane kabyina diriwe Rwanda nziza. Nari nkubwiye ngo iminsi usigaje ku isi twiyemeje kukuba hafi, mbese nyine tukakubera abana. Iminsi musigaje kuri iyi si niyo myinshi mukambera abana. Bifata neza, nanjye nkumva binyuze umutima, bingeze no kuri roho. None se Mari, ni ukuvuga ngo hari umuntu watubwiye ko uri kunyumva neza cyangwa ntabwo uri kunyumva? Reka nkureho zino ekuteri. Ni ukuvuga ngo kugira ngo tuganire nyine nta birantega, hari umuntu watubwiye ko ari umwana wawe, anadusaba ko twazabahuza kubera ko iyo urebye murasa, aza nyine akavuga ko uri umubyeyi we nyine, gusa ntabwo twabahuza tutarabanza kukuvugisha. Ibyo bintu byumva ute kuba waba ufite umuntu, ni umusore mukuru ungana nkanjye cyangwa ushobora kuba unanduta, twazamuha karibu tukabahuza cyangwa wenda ntabwo ubyishimiye? Ndabyishimiye, muzamuzane, mumbwire igihe muzamuzanira. Oya, wowe nyine kuva ubyemeye nyine tuzavugana nawe tumuzane. None se ubwo ngubwo ntiwaba waratubeshye ukatubwira ko nta mwana ugira kandi ahari? Arahari, none se nyine arahari, ndanamwemera, no mu izina ry'Imana ndamwemera. Ubwo twe twaravuze ati Mariya ya Georgette yatubwiye ko nta mwana agira, atigeze abyara, gusa waraza aratubwira, iyo ugerageje no kureba abona mufitanye akantu k'isura. Buriya n'amambere cya gihe tuza abayobozi bakatwirukana, twari kumukwereka. Neza yagiye heka, bamwita saa sita. Amakuru se yawe sasi? Amakuru ye ni meza, nyine turaza kubahuza muganire. Urumva twe twavuze ngo dushobora kubahuza, ntumwemere. Ntabwo namwanga, hari uwanga umwana kereka bamwe na bamwe. Niwo umugore ubyara n'umugabo, umuhungu akanga umwana, akavuga ati jyewe sebundi jyewe uwakoze umuti igihe nyine. Gukora umuti ubwo bishatse kuvuga iki? Kurongorwa. Yabivuge wigira isoni. Uravuze ngo hari igihe umuhungu abwira umukobwa ngo ese ni njye wegura umutwe tuganire, ese ngo ni njye wakoze umuti ngiye nyine. Gukora umuti ubwo bishatse kuvuga iki? Gukora umuti ni ukuntu imibonano mpuzabitsina nyine bagahuza imibonano mpuzabitsina. Abantu babiri iyo bakoze imibonano mpuzabitsina, ubwo nibyo bita umuti. Nibyo bita umuti cyangwa gukora umuti? Ni ugukora umuti nyine. Ese ko iryo jambo rije ejo bundi warikuye hehe, warimenye gute? Narimenye gute? Uzagiye wamaze iminsi mike kuri iyi si yo gukora umuti se, simbibona ahantu hose. Nk'ubu tugereranije uheruka gukora umuti mu wuhe mwaka? Uretse ko ninashatse umugabo agapfa. Kuva yapfa ntabwo urongera gukora umuti? Reka narashaje, usize asigaho. Ye guca umugani uwuzuze, akungo gakuze karyoshya ibiryo. urumva utakora umutima? Oya, imyaka 67 zo wakora umuti. Yo mfite 67, navutse 58. None se ubwo duheruka byabaye isereri, abayobozi namureze kuri bakuru. Umukuru w'imwe yambwiye agiye guhinga hariya haruguru ko baguzanye, arambwira ati nagaruka akabasereza
untumeho umwana nze twibonanire ngo uriya mugore mama Nicole urumva nyine bari banze ko tuzajya dukorana. narabacyuriye ndetse murambuza abaza kumfasha hari icyo mumfashaho n'abaturage bana bagaye Wabacyuriye ubabwira ngo iki? n'abacyuriye ni kuki abana baza kunsura abavandimwe baza kunsura mukanga ko bari yabonye nababaye none nta kintu akimbwira yabonye byari byandakaye Ngira ngo waragiye urasenga Imana ihita ibigenza neza kuko nibo batwihama. Senga undi sisenga data ntiyasengaga yari umukirisitu. Ubwo rero tuba twongeye kwemererwa kuza kuganira nawe, ariko se ubundi iyo twaje cyangwa iyo bakubwiye ko tuzaza wowe muri wowe uba wumva umeze ute? Mama ariko yarabimbwiye numva ndishimye ndamubwira ngo ese ngo bazajya arambwira ngo bazaza kuwanyuma. None se niki kiba kigushimishije? Kiba kinshimishije ni uko muba muje kunsura nyine tukaganira. None se umuntu yaza nkavuga ngo hoshi kandi ari inshuti ahubwo muri nzajya mbita papayi muri abapapa banyu. Ariko se ubundi uratuzi nyirizina? Oya ahubwo munyibwira ahantu muturuka muba muturutse nzabatumaho Emmanuel abasuhuriza. Twebwe twitwa Peto TV Show. Ndavuga ahantu mutuye. Dutuye kuri YouTube. I Kigali. Se muri abanyakigali. Ariko uba watwishimiye biba bigaragara. Banabishimiye ahubwo n'umwana umbwiye ngo dore babandi baraje ngaba ariya nari ndi hariya ku irembo kwa Silver. None se nshaka ko ugira ikintu usaba cyangwa ubwira abantu baba bari kukureba, ugira ikintu babwira abantu bareba ibiganiro bya utambutsa, nshaka ko ugira message ubagenera cyangwa se ikintu basaba. Ikintu nababwira bantera inkunga nko kunzanira ibyo kurya kumpa agasuka nta suka ngira ndatira n'ikiringiti dore cyarashwanyaguritse n'ibishwambaga. Ibyo ngibyo gusa yena mukansubizaho narira bati ntuze ko harangaye amabati aragenda akagira akasakambuka Silver akayasubizaho kandi atazi ati nakuyisakara gusakara neza. Iyo niyo mitaje nifuza cyane yo kunsubirira mu nzu kuko inzu yangwaho umuyaga uhuha amabati ubundi inzu ikagwa. Ariko basi twizere ko aho twaziye ikibazo cy'inzara cyagabanutse. Mari ntubeshye uvugisha ukuri. Cyaragabanutse ubugari burahari dore hano mu ikarito mu mufuka usibye utuboga imboga n'izumba ariko nasoroma n'utudodo. Nk'uko muba mubireba guys, impamvu tuba twasuye umubyeyi ni ukugira ngo basi tumubereke muri wa mutima w'urukundo duhora dutozwa ahantu hagiye hatandukanye mu itorero, mu nsengero. Uyu mubyeyi uko mubona yahuye n'ikibazo cy'uburwayi, ngira ngo abarebye ibiganiro byabanje mwarabibonye, agenda akambakamba nta kintu na kimwe abasha gukora. Yagize ibibazo abagabo yashatse, yatubwiye ko yashatse abagabo ni bangahe Mari? Nashatse kera mama amaze gupfa. Rubyogoze. Siwe Rubyogo se nyine. Ese Rubyogo muzi gute? Rubyogo ndamuzi. Ndashaka muri abino muri kano kayisi muri n'akayisi. Umwe wajya kuvuza ingoma. Ashaka umugabo arapfa, apfa nta mwana amusigiye. None se Nyarisaza? Nyagisaza se ko batubitse apfa nawe akihita arwara sida nawe agahita apfa. Ese urumva utarashatse abagabo benshi Mari? Ya ntabwo ari benshi yarahaga yagiye kunsaba mama wanjye ahita apfa nawe ahita yigendera
ahita nawe agwa i Kigali. ubwo ni ukuvuga ngo wabanye na Rubyogo, Nyarisaza we ntimwabanye. Nyagisaza twabonye cyari umusore arangura urwagwa. None ntiyabaga ku kabari k'awa Gihinja hano Nyarutovu, yaturanguriraga urwagwa. Ko nari nkiri umusore nari nkiri umukobwa. Mariya rero nyuma yo gukundana na Nyarisaza akabana na Rubyogo, biza kurangira Mariya nta mwana agira. Mariya nta muntu n'umwe afite umukomokaho keretse abantu abereye nyirasenge, ariko nabo nk'uko bigaragara ntago bamufasha, ntago bamwitaho. Impamvu rero tuba tumuberetse ni ukugira ngo byibura nawe ugire umutima w'urukundo, uvuge tuzajyane kureba Mariya, muze byibura tugerageze kumukoreraho umugisha, tumuhindurire ubuzima. N'aba ngaba bamfasha ariko uko bapiye kereka Marcel wabasirizaga, n'abandi baramfasha. Iyo bafite ibihumbi barampa, usibye iminsi bansirizaga. Uyu ni umukobwa buriya ndamureba hariya. Ese Mari, ni nk'iki umuntu agukorera ukishima ukumva uranezerewe mu buzima bwawe? Nyine icyo nari nabwiye navuze amakuru ntabwo akibabwiye. Yari yabimbwiye ujyagiye wambazaga ngo ese ngoma ngo urifuza ikintu ngakubwira ngo ndaharanyishe ngo uzanzane utuzi dushyushye. Utuzi dushyushye ubwo ni ukuvuga iki? Akanyaho. ubu urumva inyama uzikumbuye? Niko rero namubwiye. Ntabwo yabimbwiye. Zigira nzigurire. Turagusigira uzigure. Naho ikiro kigura angahe? Si 5. Inaha ni ukuvuga ngo ikiro cy'inyama kigura 5,000. Uwagusigira 10,000 wagura ibiro bingahe by'inyama? Ntabwo ikiro kimwe ayandi nkayahahishije, nkayagura nk'udushyimbo. Ashaka se ko yose uyagura inyama? Ego ko ibihumbi 10 wabigura inyama, waba wiyaya. Ubwo tubyita kwiyaya. None se urumva nimba ikiro cy'inyama ari 5,000, ubwo urumva 10,000 birimo ibiro bingahe? 2. Ibiro 2 by'inyama ntabwo wabimara? Oya, kimwe kirahagije. Ubwo mperuka hari akantu nakuzaniye muri mvirope. Kari karyoshye. Nari ngakumbuye n'akandi wazanye, hari izazo wazanye nanone. Akandi nazanye ariko ndakakugurira. Nuko ariko mwarakoze. Imana izajya ihora ibongerera umugisha. None se wari watubwiye ko ushaka kujya wumva radiyo. Mari, ubu kuri radiyo ugiye kutubwira ikintu iriya radiyo wumviseho igihe uyimaranye? Numvise inkinamico nyine. Inkinamico yavugaga ngo iki? Wa muziki ngo nzagutetesha, nzakuririmba, nzagutonesha. Izindi ndirimbo ntabwo n'intsinzi. Intsinzi yituririmbire twumve. Intsinzi bana b'u Rwanda, intsinzi genda yireba intsinzi mu bice byose, intsinzi. Intsinzi bana b'u Rwanda, intsinzi genda yireba intsinzi mu bice byose, intsinzi. Intsinzi bana b'u Rwanda, intsinzi genda yireba intsinzi mu bice byose, intsinzi. Ese nuko irangira? Nuko nyine ariko hari n'akandi karirimbo kakandi bavuga kakandi u Rwanda rwa Gasabo. Iyo ndirimbo intsinzi ngiye kuyigushyiriramo uyituririmbire, urabishobora? Ugiye kuturirimbira intsinzi, sibyo? Niyo ngiyo.
intsinzi bana b'u Rwanda intsinzi genda yireba intsinzi mu bice byose intsinzi intsinzi bana b'u Rwanda intsinzi genda yireba intsinzi intsinzi genda yireba intsinzi mu bice byose intsinzi intsinzi bana b'u Rwanda intsinzi genda yireba intsinzi mu bice byose intsinzi intsinzi bana b'u Rwanda intsinzi genda yireba intsinzi intsinzi mu bice byose intsinzi intsinzi bana b'u Rwanda intsinzi 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 bana b'u Rwanda intsinzi ndayireba intsinzi mu bice byose intsinzi intsinzi bana b'u Rwanda intsinzi genda yireba intsinzi intsinzi mu bice byose intsinzi sinumva subizi ego komeza intsinzi bana b'u Rwanda intsinzi genda yireba intsinzi mu bice byose intsinzi intsinzi bana b'u Rwanda intsinzi genda yireba intsinzi mu bice intsinzi intsinzi bana b'u Rwanda intsinzi genda yireba intsinzi yewe ko nkunda kuyiceza irangiye se ati muraboteza ushyira mu mpuzi intsinzi bana b'u Rwanda genda yireba intsinzi ndayireba intsinzi bana b'u Rwanda intsinzi ndayireba intsinzi byose intsinzi intsinzi bana b'u Rwanda intsinzi genda yireba intsinzi mu bice byose intsinzi intsinzi bana b'u Rwanda intsinzi genda yireba intsinzi mu bice byose intsinzi 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 bana b'u Rwanda intsinzi genda yireba intsinzi mu bice byose intsinzi intsinzi bana b'u Rwanda intsinzi intsinzi genda yireba intsinzi mu bice byose intsinzi mwakoze cyane gukurikira Peto TV show. Icyo tubasaba ni ugukora subscribe kugira ngo tubane umunsi ku wundi. Nk'uko mubona Mariya yishimye, ikindi kandi yishimiye ko tugiye kumuhuza n'umwana we yari yarabuze nyuma y'igihe kirekire. Ikiganiro kindi muzakibona nacyo twamuhuje n'umwana we. Mwakoze kudukurikira, Imana ibahe umugisha.